hari abafite ubumuga bw'ingingo z'amaboko, hari abafite ubumuga bwo kutabona, abafite ubumuga mwe baheza mu bikari. Natanga na nimero yanjye nkategereza ko hari uzampamagara ngaheba. Bamwe namara no kuva mu kiganiro ya nimero yanjye bakayikuraho bagayisimbuza iyabo. Noneho kubera kutabona simbashe gusoma no muri commentaire ngo ndebe ko hari n'uwambuze, hagira n'undebera mukambwa ati dore yarakubuze yasabye nimero yawe ariko bamuhaye itariyo. Hari n'umuntu wigeze kumemukira afata nimero yanjye noneho ayishyira ku ifoto, najya umuntu ajya kana Nzinzi Wanzigiye agahita abona ya nimero kagira ngo ni yanjye. Inkunga nakabonye zose zikigira kuri ya nimero. Ibyo mbona muri iyi si binyereka yuko yamanukiye isi, afite umujinya mwinshi, intego yiwe ari ukwica ikiremwa muntu. Satani n'umugome arakapu, tumuhindura tumwima amahirwe. Satani n'umugome arakapu, tumuhindura tumwima amahirwe. Imana niyo yaremye umuntu imuha ishusho ryayo ndetse iramutabara. Imana niyo yaremye umuntu imuha ubwenge bwinshi, Satani arabuyobya. Satani n'umugome arakapu, tumuhindura tumwima amahirwe. Nimwemere inkuru nziza, mumenye ko Yesu yatsinze urupfu. Nimukayitinye nimugatinye Satani, mumenye ko Yesu ari muzima. Satani niwe wayobeje Adamu na Eva barya amatunda turacumura. Satani niwe wayobeje Pawulo igihe yari Sawuli yica abana b'Imana. Satani n'umugome arakapu, tumuhindura tumwima amahirwe. Hari impamvu kandi umwana nk'abandi ureba, ariko uko ngenda nkura bikagenda bibibazo mu rugo bantuma nk'ikintu nkakibura, ariko undi mwana aza akakibona. Ku ishuri nkitwa inkubaganye kubera guhora mpinduranya intebe ndwana no kureba ingwa ku kibaho, ariko ntaratahura ko ari ubuhumyi. Inkoni yawe dore ngiyi hano, ngiyi iranyegereye hano. Rero ngo amakuru yawe abantu benshi bayifata ndabona ifite hanyuma bazumwire ifite ibara ritukura, ikagira irya silver, ikagira umukara. None se ko mbona uyizingazinze se ndampaye nka rero ndagira ngo nyigusobanurire nyine. Iyi ni iryo jisho ryanjye, iri niryo jisho ryawe. Nk'uko umuntu atagukora mu jisho ngo wumve bikuguye neza, ni nk'uko n'ufite ubumuga bwo kutabona, iyo umwangirije ino nkono bumukoze mu jisho. Yes, twongeye kubashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi ku Ikaze TV Rwanda. Amahoro n'amahirwe ntibikabure kubana namwe. Kubari mu Rwanda tubahaye ikaze, abari mu Burundi tubahaye ikaze muri iki kiganiro, abumva ururimi rw'Ikinyarwanda bari muri gihugu cya Kongo tubahaye ikaze, abo mu Bugande tubahaye ikaze, abo muri Kenya tubahaye ikaze, Tanzania, Zambia, Mozambique, Malawi, South Africa, muri za Yaounde, Cameroon, abiduhara mu mezereza muri amahoro y'Imana. Muri Botswana hari abajya batubwira bati turabakurikirana. Abanyamurenge mwese iyo muva mu Kagera tubahaye ikaze muri iki kiganiro, abiminembwe by'umwihariko. Hanyuma bihugu by'umwe bw'Uburayi, muri Europe, Ubwongereza, Amerika, Canada, Australia tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Muri iki kiganiro rero mumenyereye ko tuba muri bya bindi byitwa ngo gusesengura ngo amatiku ngo biki. Oya, aha ngaha turi mu kiganiro cyitwa show, turi mu kiganiro cya show. Mu kiganiro cya kindi ushobora kubunaniwe mu mutwe, ushobora kuba wagiye ku kazi hanyuma wazindutse ujya ku kazi ufite ibibazo ugatana amavunane, ukeneye rero kugira ngo witegereze neza, hanyuma ukashyira kuri televiziyo ekara yawe cyangwa kuri telefone ukirebera iki kiganiro. Turi kumwe na Nzinzi Wanzigiye. Hanyuma munyemerere rero tumwakire muri iki kiganiro. Kuri kamera ndi kumwe na Nathan Soika, imbere umutumirwa twicaranye nawe muramubona yitwa Nzinzi Wanzigiye. Igiye mwumva ni Pastor Claude Niyonzima uyoboye iki kiganiro. Nzinzi Wanzigiye rero nagize gutya ndeba kuri channel yiwe, ari mu ndirimbo zitandukanye, n'indirimbo za gospel, arimbamo n'indirimbo zisanzwe, indirimbo za show zazindi zishyira abantu muri gahunda ya weekend. Tubibutse rero mwese mugire
amahoro n'amahirwe ishya n'ihirwe ntikabure kuri mwebwe murenyemerero twakire Nzinzi wazige Nzinzi turakwakiriye murakoze cyane umeze neza meze neza nta kibazo yego Nzinzi wazigiye ni muntu ki avukaye murakoze cyane Nzinzi wanzigiye ni umugabo w'abana batatu nkomoka i Nyanza ya Butare yego mu wuhe murenge nkomoka i Nyanza mu murenge wa Muyira umurenge wa Muyira mu kahe kagari mu kagari akaza nuko ndimo ndasatira hafi y'iwacu n'ubundi akagari ne bakita Nyundo umudugudu wa Gahande barahazi cyane nongere mbasuhuze abantu bo mu kare ka Nyanza mpere mu murenge wa Busoro mpere rwa Busoro tujye Busoro santere twikubite mu rukingiro tujye za Rwanamiza dufata bimurinja turabasuhuje twambuke imututu abimahwa mumeze neza abimatara muri amahoro y'Imana abo kucera umpanda aho mu kisika cya Matara turabasuhuje hanyuma tugaruke hano inyundo ahangaha inyundo hafi yo kuri Rusengo namwe turabasuhuje twikubite mu Gihengeri aho hose tubasuhuze abinyabugugu abo kumuyira abo hakurya mwese n'abinyamiyaga santere abo mu gati turabasuhuje mwese rero twambuke hakurya ibugina namwe ntitubibagiwe b'intyazo tujye Cyotamakara Ruyenzi Kagunga abikagunga abo hirya yaho kurareti mwese za Ruyenzi Rusatira tubahaye ikaze mwese abanyarwanda muri rusange tubahaye ikaze wabumvise ko mazi ndumva rwose yabanze amakuru yaho niko aho rero niho nashibutse muri ayo mayaga meza y'amahumbezi Nzinzi wazigiye hariya mu murenge wa Muyira mu gihe uvuze ngo ni mu Gihengeri oya ni Muyira rwose ahinyamiyaga mu isantre cyane mu rugo uvuze ngo ni Nyundo oya na akagari twabuze akagari n'umudugudu ariko jewe ni hari inyamiyaga neza mu isantre abantu barabizi dusuhuza b'inyamiyaga ba Rutayombya n'abandi hafi aho ba Rutaganda ba Mwongereza mama Mukamisha hangaho rwose rugera Inyange sasa ubwo urumva jewe rero naho navukiye hanyuma mvuka ndi umwana nk'abandi ureba ariko uko ngenda nkura bikagenda bibibazo mu rugo bantuma nk'ikintu nkakibura ariko undi mwana aza akakibona ku ishuri nkitwa inkubaganye kubera guhora mpinduranya intebe ndwana no kureba ingwa ku kibaho ariko ntaratahura ko ari ubuhumyi naje kubibwirwa rwose n'abasirikare nshimira cyane Amiwiki nubwo bansuzumye bwa mbere menya ko mfite ikibazo cy'ubuhumyi Amiwiki igisirikare cy'u Rwanda cya RDF nibo ushimiye cyane by'umwihariko nibo baje kuvumbura ikibazo cyawe cyuko ufite ubumuga bwo kutabona mpamvu mbashimira nuko abandi badokiteri barandebaga bakimyoza bamaze kunsuzuma ntibambwire ariko bo bambwije ukuri bambwira ikibazo mfite n'uburyo cyaje n'uburyo bwo kumfasha kwiyakira kubambwiye ko uburwayi budakira nuko ndiga primaire giye navutse ndi umwartiste n'impano navukanye y'ubugeni n'ubuhanzi ubwo nimba uri umunyamayaga ibyapa byinshi byo guhera ayo mayaga yose ibyinshi n'igihe bishushanyije aho hose kugeza za Kabgayi n'ubu haracyari amashusho nakoze amashusho y'ibyapa ugeze Kabgayi ubona ishusho yazo nyiri impuhwe ugeze muri paruwasi ya Nyamiyaga aho harimo amashusho menshi paruwasi ya Nyamiyaga hariya haruguru inyabugugu urumva ni impano navukanye ariko nkaba nari mfite umwihariko ku ishuri nari nzi kubyina nzi kuyobora abandi rwose mu gutera mfite ese ku ishuri wize ku kigo cya primaire hari Nyagasozi Ecole primaire do Nyagasozi abinyagasozi mwese rero mwaye abize kuri primaire ya Nyagasozi aho mwese tubasuhuze mwese tubahaye ikaze imuyira hariya ubwo wanyu ni Muyira hariya hafi ya commune yahoze commune Muyira ku biro by'umunege wa Muyira umva aho ngo rwose hafi cyane mu isantere ariko umanutse hepfo aho bita mu Gahande ku rutindo rwa Nyarubogo urahabona mu Gahande ku rutindo rwa Nyarubogo ujya Kibirizi ujya za Saruhembe se aho niho nakuriye ujya Saruhembe ubwo rero tubisimbuke amateka ni maremare nuko nguko navutse ariko nza kutahura nyine ko mfite ikibazo cyo kutabona nuko ntangira gukwirakwira uha mwumvise umuganga nkajyayo nkavuga ntuyu yarambeshye uwimyoje akababara ntambwire uko ijisho ryanjye rirareba
amaso yanjye arareba niyo cyabateraga ikibazo ariko yashyira mu byuma mu mashini bagatungamo ibyuma byinshi bagasanga narahumye bakimyoza ntibanambwire nuko ndabikorana ariko ndangije ndavuga nti se bizagenda gute ko mbona abadogiteri bambwiye ko nzagera mu myaka 40 nahumye nzajya ku muhanda ko njya mbona abagenzi banje ukuntu babatera ishoti ndabita ibiremi impumyi ibimuga n'ibipfamatwi kandi ayo mazina nyine ari amazina ayo ni amazina yavuyeho yo gufobya iyo ngayo ntabwo akivugwa ubwo rero icyo nakoze ni ugutekereza mu nganzo najyaga nkora ariko itari ya kinyamwuga ko najyaga mbyina mu birori nkahamiriza abantu bakishima kuki ntaririmba noneho nahereye ku muduri banze gucuranga umuduri nzi kuvuza wa muduri wavuga ngo canda mukobwa uraberewe no muyabaga uriya nawe uvuza nkanarusha rwose abo bayivugije urumva niwo natangiriyeho ariko nza kwiga na gitari aho amanota makeya n'ubu ndacyayiga ndavuga ntirekane ishaka muri gisubizo cyo nzi cy'abafite ubumuga hari ikintu dushobora gukora abantu batadufashe nkaho ufite ubumuga wese akwiye kujya ku muhanda ngo asabirize yego dukeneye amaboko kuko rwose hari indirimbo nasohoye yitwa turashoboye y'abafite ubumuga nyine iyo duhawe imbaraga kandi n'abandi bantu bose burya uzumva abacuruzi iyo utagannye banke biragoye gutera imbere utagannye amabanke ni imbaraga n'andi maboko nabo baba bakeneye natwe rero abafite ubumuga dukeneye amaboko adufasha kwifasha kugira ngo tubase kugira aho twigeza tukanafasha bagenzi bacu ni muri uwo mugero nahisemo kuririmba kuko maze gupfa amaso nahise ntangira guhimba indirimbo zanjye n'iryari muri pirimeri warakanuraga nk'abandi bana bazima wigaga neza umeze neza ubundi ngira izina ikibazo cyo kugira ngo amaso ahume burundu cyaje ryari urakoze nyine no muri pirimeri cyari kiriho ariko kitazwi kuko nyine n'umwarimu aho kugira ngo yitegereze abandi ikibazo mfite yankubita akamfukamisha kuko yavuga ati ndi nkubaganye kuko nk'iyo bagabandikisha ingwa y'umweru ku kibaho nashobora kuyireba nicaye ku ntebe y'inyuma ariko wakwandikisha y'umuhondo icyatsi se y'umutuku se nkimuka nkajya mu myanya itari yanjye nkitwa inkubaganye nkakubitwa nkapfukamishwa icyo gihe rero iyo abarimu baza kubyitaho bari kubibona n'ababyeyi banjye bajyaga bantuma umwuko nkawubura kandi undi mwana yaza akawubona bati uri ndangara ugenda ureba hejuru gusa ariko urumva agiyeho maze kubisobanukirwa natangiye neza kubura amashusho nyirizina muri 2015-16 2015-16 niho natangiye kubura amashusho yose nkajya noneho mu maso kugeza uyu munsi mu maso harimo ibintu biba bibira byikaraga ku buryo ari nk'ikintu kinyuze guca imbere hitambona ari nk'uruntu rw'umukara runyuze imbere ariko nyine simbashe gutahura icyo ari cyo ni muri ubwo buryo rero nabanje kubaho ni mfite ipfunwe ngenda ngonga amapoto nkagenda ngwa mu biziba abantu bakavuga turiya muntu ko yasinze ari ku manywa ntibamenye ikibazo mfite bigeze aho mva kwizima mfata inkoni biragaragara ko jyewe nagiye nkubona kenshi mbona ujye inkoni umuntu akuri hafi akuyobora ndavuga se ntabwo nari nzi ko ufite ikibazo cy'ababana n'ubumuga navuga ngo uyu munsi wa none uba mu rugaga rw'abafite ubumuga irakoze ntabwo nkosore ntabwo umuntu abana n'ubumuga abana n'icyo akunda ni ukuvuga ngo ni abafite ubumuga mfite ubumuga nyine bwo kutabona mfite ubumuga bwo kutabona urwo rugaga ndubamo nta muntu wese uba utarurimo keretse nyine niba waba utabizi ko ururimo ko ubu rurimo ariko kuba rurimo ndimo mfite n'ikarita y'umunyamuryango ariko mbayeho nyine atari kubera nyine urwo rugaga ntitubazwa nk'uko nawe uvuga uti mbarizwa muri uyu mudugudu kuko nta kintu nzi cy'urugaga nta inkunga nzi yewe ntayo pe inkunga ni abantu bankurikira cyangwa se bampa akazi nkabaririmbira yes ni muri ubwo buryo rero nahisemo kuririmbira abantu mu bukwe ndirimbira abageni n'abantu bagize iminsi mikuru inyuranye
nabagize ibyago njya mbataramira nyine mu ndirimbo z'isanamitima zo kubahoza. Yego. Mbese ubuzima busanzwe ubwo ari bwo bwose igihe cyose bantungurira mbasha gufasha abantu. Ubasha gufasha. Kandi nanjye nibyo bimfasha kuko ndi umunyamibabaro muri ubu buzima nyine bwamfashe ndi mukuru. Ndi umuntu ugenda mpura n'ibisitaza byinshi no gushinyagurirwa nkahora n'agahinda mpozwa rero no kuririmbira abantu. Nibyo bimpoza. Nsinzi ni ryari wize Ecole Primaire Nyagasozi wagarukiye mu wakangahe? Nawe usobeye inyuma bya primaire nagarukiye mu wa 8 ndetse abantu barangije mu wa 8 itwe twarangije icyo cyiciro cyacu nicyo cyashoje ibyitwa wa 8 wa 7. Wa 7 na 8 twabisoreje rimwe. Uko icyo gihe 8 n'umunani nakoze n'ikizamini rwose cya Ecole d'Art ku Nyundo ndagitsinda ariko nsiduka nyine banshyize muri Serayi bansimbuza nigira muri Serayi ariko nyine ntari mu muhamagaro wanjye neza. Ushakana na madamu umaze igihe kingana iki? Maze imyaka 21 gutyo namushatse 2003 abarukumva. Umaze imyaka 20? 2003 niho nashatse. Niho wubatse urugo? Bivuze ngo abantu benshi bankoze mariage vuba twabanaga muri urwo buryo butemewe n'amategeko twakwita ubwa gipagani. Ariko dukoze mariage ejo bundi abantu benshi bajya babonaho ubukwe bwanjye kuri YouTube channel kuri Nzinzi Wanzigiye. Yego. Nakoze ubukwe kuri Assomption kuri 15 z'ukwa 8. Abantu rero benshi bagize ngo nibwo nshatse umudamu. Bivuze ngo ufite umwana w'imyaka nawe kuri YouTube channel ngira ngo wamubonye hariho umusore w'imfura yanjye ari kuri YouTube channel yitwa Mupenzi afite imyaka 20. Nawe ari gucurangaho rwose neza. Hanyuma uyu myaka 2003 uyu munsi wa none turi 2024 2003 imyaka ingahe irarangiye 20 twinjiye mu 21 wubatse urugo ushinze urugo. Utuye he ubarizwa hehe uyu munsi inshuti abavandimwe hari umuntu ushobora kujya gutya akavuga atari ko jewe nikundira Nzinzi Wanzigiye ndifuza kuzamusura? Yakoze ubu ncumbitse ahantu bita Intarama mu Bugesera. Ariko mu buzima bwa buri munsi nyine akazi nkagakorera aho umuntu amamagaye hose niho njye. Ucumbitse Intarama. Intarama ubwo uzamuka ujya ku rwibutso rwa Ntama n'Umurenge. Ni hafi aho ngaho ariko ni hano hafi ya kaburimbo. Yego. Hanyuma turagiye abana bawe biga bate? Ufite ubumuga bwo kutabona, ntushobora kujya gufata isuka ngo uhinge, ntabwo wafata umwiko gufata inyundo ujye hejuru y'inzu b'umufundi cyangwa se ngo ubumuyedi uhereze ubashe guhereza ikinuze cya sima. Ubaye hute? Murakoze. Abana banjye bariga nubwo batiga uko bikwiye nyine urumva umwe kuko niwe ubasha kumba hafi yarangije primaire gusa nyine mbura ubushobozi ariko no kugira ngo tube turi kumwe tugendane. Yabuze ubushobozi bwo kujya secondaire cyangwa gukomeza. Ariko kubera nyine n'ikibazo mfite mama watabasha kundondata ngo njyana aho ngiye hose. Umwana niwe tugendana ariko nawe buno ariko umwe mukuru we niwe wiga. Na murumuna we yaracyari muto yari kwiga. Undi niwe tugendana nyine numfasha kugenda aho ngiye. Ubwo rero urumva ubuzima mbayeho nubwo ko iyo mbonye nk'ikiraka cy'ubukwe ndagenda nkagikora. Naba mbonye mu kabari cyangwa se muri hoteli aho bantumiye bakunze ibyo bakeneye gususuruka muri iyo abantu bakeneye gususuruka mu mugoroba cyangwa se gushyira ubwenge ku gihe kugira ngo banywa akantu cyangwa agafanta bameze neza baba barimo barumva umuziki. Yego ni muri ubwo buryo bajya bantumira nkifatanya na bagenzi banjye akaba ubwo ngenda ndi jyenyine kuko ngira itsinda bya bagenzi banjye duhuje ubumuga ariko kubera ubushobozi bukeya twigurira ibyuma bakanabitwiba. Ubundi twakaba dufite band ikomeye hano muri Kigali. Sinkubeshye ntarwo iyo twabashe kugira amahirwe yo kubona akazi tukanabikodesha nta muntu rwose wavuga ngo araduhiga ngo araza kuvuga ngo abantu ngo bafite ubumuga ntibashoboye. Abantu nibo bagenda baguha amakuru.
ariko nyine kubera ubushobozi buke nk'ubu ngiye kugenda jyenyine zibanye nk'ubu twari dufite piano barayitwiba one gitari siyo gitari yanjye nayo ifite hari umujyaneza waranguriye gitari muri Kenya ariko aha ndashaka turahagera bangango bahise bayitwara abahungu bangango babajura kuko hari ukuntu nyine badufatirana ko bati ngwizana nkwakire ndabona warushye ukumva ni umuntu ugufitiye impuhwe nubwo uburyo babitwibamo nk'iyo piano yacu ayidutwaye mu motari twibagiye akantu mu rugo mu gihe umuntu asubiye mu rugo kugafata motari tashwa yishwekurana Imana imubabarire kandi mu by'ukuri ntabwo yakoze ibintu byiza Imana imubabarire kandi Imana izagushumbusha Imana igushumbusha hanyuma iyo piano mwari mwayiguza ngahe piano twari twayiguze twayiguze okaziyo ubundi gura 1,300,000 ariko twari twayiguze 800,000 urumva badushubije inyuma nk'iyo gitari bantwaye yari yaguzwe 800 ubona ko nifashije akagitari k'150 ariko nako urumva igurije 150 ariko ubumba nayikodesheje 5 uba wayikodesheje iyo mfite akazi ariko nizera ko nzabona gitari yanjye mu yandi magambo ubu banzu ducurangire tugaragaruka kuri gitari abantu babanze bajye mu mwuka nibamara kujya mu mwuka hari n'uwashobora kuvuga ngo ntuguriye gitari nzinzi wa nzinzi yakoze cyane ngiye guhera ku ndirimbo yanjye yitwa Satani ni umugome ibyo mbona muri iyi si binyereka yuko yamanukiye isi afite umujinya mwinshi intego yiwe ari ukwica ikiremwa muntu Satani ni umugome arakapu tumuhindura tumwima amahirwe Satani ni umugome arakapu tumuhindura tumwima amahirwe Imana niyo yaremye umuntu imuha ishusho ryayo ndetse iramutabara Imana niyo yaremye umuntu imuha ubwenge bwinshi Satani arabuyobya Satani ni umugome arakapu tumuhindura tumwima amahirwe nimwemere inkuru nziza mumenye ko Yesu yatsinze urupfu ntimugatinye Satani mumenye ko Yesu ari muzima Satani niwe wayobeje Adamu na Eva barya amatunda turacumura Satani niwe wayobeje Pawulo igihe yari Sawuli yica abana b'Imana Satani ni umugome arakapu tumuhindura tumwima amahirwe nimwemere inkuru nziza mumenye ko Yesu ari muzima ntimugatinye Satani mumenye ko Yesu yatsinze urupfu Satani niwe wayobeje Dawidi asambanya umugore wa Uriya maze aramwica Satani niwe wayobeje Petero yihakana umwami ariko aramubabarira Satani ni umugome arakapu tumuhindura tumwima amahirwe ntimugatinye Satani mumenye ko Yesu yatsinze urupfu nimwemere inkuru nziza mumenye ko Yesu ari muzima Imana iguhaye uzajya uhora uyishima Imana ni urukundo irangwa n'impuhwe nyinshi kuri bose nimwemere inkuru nziza mumenye ko Yesu ari muzima ntimugatinye Satani mumenye ko Yesu yatsinze urupfu Satani niwe urimo gutera ibibazo mu ngo nyinshi zigasubiranamo Satani niwe urimo gutera ibibazo mu bashoferi bagakora impanuka Satani ni umugome arakapu tumuhindura tumwima amahirwe nimwemere inkuru nziza mumenye ko Yesu ari muzima
uragize uti satani aragapu tumuhinduru tumwime amahirwe. Yego Jeskiza. Yes, Pastor Kode. Yes, ndi mu kiganiro bambe n'umucuranzi umwe. Mu kiganiro. Nta kibazo Pastor. Ngo hamagara n'insoza mu kanya. Nta kibazo Pastor. Asante sana nshuti yanjye. Yego, hanyuma uyu yitwa Kasuku Media niwe yarumpamagaye. Iyi ndirimbo kuki wahimbye iyi ndirimbo? Ino ndirimbo nyihimba nyine nagendaga ndeba ibigeragezo ngenda nyuramo nkabona ko ari satani, nta umuntu muzima ntago yagukorera ikintu kibi. Nyine nayihimbye mpereye nyine ku bikorwa bibi kuko ari wese w'ibibi byose. Nuko yego siyo nahereyeho, ariko mu ndirimbo za gospel niyo nahereyeho satani. Yego nahereye kuri satani n'umugome, nkurikizaho ibyiza by'ikaruvari, zashimira Imana. Mfite indirimbo nyinshi nyine ariko ntarabonera ubushobozi bwo gusohora nziririmba live. Utarabonera ubushobozi bwo gusohora. Niyo satani niyo iri kuri YouTube channel yanjye. Nayikoze cyagiye ibirunga biruka. Niho nayikoze. Niho wayikoze. Iyindi ndirimbo ni iyihe ya gospel? Kanze shimira Imana. Amen. Nzahora nshimira Imana igihe cyose, nimufashe tuyihimba Imana nishimirwe. Nzahora nshimira Imana abemera gato bose bamenye ko iri kumwe nanjye. Ingwerega ntiri kure y'uwari we wese, ariko abatemera baheze mu gihirahiro. Ntibareba umusaraba ngo bemere uwawubambweho, amafiti imbabazi. Imana yaturindiye mu mashyamba, yitwambutse inzuzi, erega ari bikomeye. Imana yaturindiye mu mpanuka maze turarokoka, erega byari bikomeye. Yababariye abana b'Isiraheli ibambutse inyanja, dufite impamvu yo kuyishima. Yababariye nzinzi umunyabyaha imugira umwana mwayo, dufite impamvu yo kuyishima. Nzahora nshimira Imana igihe cyose, nimumfashe tuyihimba Imana nishimirwe. Nzahora nshimira Imana abemera gato bose bamenye ko iri kumwe nanjye. Ingwerega ntiri kure y'uwari we wese, ariko abatemera baheze mu gihirahiro. Nibareba umusaraba bemera uwawubambweho, abafite imbabazi. Yababariye Dawidi w'umwicanyi akaba n'umusambanyi, dufite impamvu yo kuyishima. Yababariye Pawulo wari Sawuli yica abana b'Imana, dufite impamvu yo kuyishima. Nzahora nshimira Imana igihe cyose, nimubashe tuyihimba ishimirwe. Nzahora nshimira Imana bose bamenye ko iri kumwe nanjye. Ingwerega ntiri kure y'uwari we wese, ariko abatemera baheze mu gihirahiro. Tuzashimira Imana. Nzashimira Imana. Ariko ntabwo ndabasha kuyikora nayo, nyine biracyagoye. Nuvuga ngo iyo wakoze ni iyi? Niyo yayindi satani yonyine. Yayindi satani yonyine. Iyindi wifuza gukurikizaho ni iyi, uvuga utuko ubushobozi buzagenda buboneka, nzajya nkora iyi nabanzi, iyi nakurikiza iyi, nakurikiza iyi gutyo. Urakoze. Ibyiza by'ikaruvari. Ibyiza by'ikaruvari twagiye. Abantu dukurikiranye nyamureka mumve ko izi ndirimbo zitaravugira video, zikeneye video. Ibyiza by'ikaruvari ku musaraba tuhabonera imbabazi,
iyo wamenye ukuri ukizera umwami Yesu aguha agakiza kakugabira ubugingo. Nimurebe urukundo rw'Imana rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo. Haleluya. Ibyiza by'i Karuvali ku musaraba tuhabonera imbabazi iyo wamenye ukuri ukizera umwami Yesu aguha agakiza kakugabira ubugingo. Muntu wamenye Imana ntukicare mu nteko y'abanyabyaha ahubwo bahinduza ubutumwa bwiza bwa Yesu. Haleluya. Ibyiza by'i Karuvali ku musaraba tuhabonera imbabazi iyo wamenye ukuri ukizera umwami Yesu aguha agakiza kakugabira ubugingo. Muhumure ntitugipfuye kuko umwami wacu yatsinze urupfu, umwanzi wacu Satani akamuheza ikuzimu. Muhumure ntitugipfuye kuko umwami wacu yatsinze urupfu, umwanzi wacu Satani akamuheza ikuzimu. Haleluya. Ibyiza by'i Karuvali ku musaraba tuhabonera imbabazi iyo wamenye ukuri ukizera umwami Yesu aguha agakiza kakugabira ubugingo. Kera tukiri mu byaha twarangwaga n'umutima uduciraho urubanza, ariko ubu muri Yesu dufite amahoro. Kera tukiri mu byaha twarangwaga n'umutima uduciraho urubanza, ariko ubu muri Yesu dufite amahoro. Ariko ubu muri Yesu dufite amahoro. Yitwa ibyiza by'i Karuvali. Ibyiza by'i Karuvali. Amen, amen, amen. Nzinzi mu by'ukuri iyo umuntu yumvise izi ndirimbo uri umwe mu bahanzi bacurangisha indirimbo, bacurangisha gitari, iminsi yose umaze nta bantu baravuga batariko, nta muntu uravuga atariko Nzinzi ndumva nakubera manager. Arakoze. Hari abagiye babimbeshye nyine babayitubazi bakankoresha ibiganiro bakambwira ngo bagiye kunshakira manager. Yego. Nkakora ibiganiro nkatanga na nimero yanjye nkategereza ko uzampamagara ngaheba. Bamwe namara no kuva mu kiganiro ya nimero yanjye bakayikuraho bagayisimbuza yabo. Yego. None kubera kutabona simbashe gusoma no muri commentaire ngo ndebe ko hari n'uwambuze. Hagira n'undebera mukambwa ati dore yarakubuze yasabye nimero yawe ariko bamuhaye itariyo. Hari n'umuntu wigeze kumemukira afata nimero yanjye none ayishyira ku ifoto najya umuntu ajya kana Nzinzi wanzigiye agahita abona ya nimero kagira ngo ni yanjye. Inkunga nakabonye zose zikigira kuri ya nimero. Ni muri ubwo buryo nyine nagiye mubura kandi nari namwijejwe. Kandi suko ndi umuntu utabona manager kuko ibyo nkora nimba babasha kuntunga mu bushobozi buke bwanjye. Urumva mbonye umuntu ubiyobora akabibyaza umusaruro byantunga kurushaho kandi nawe bikamutunga. Ako ntawe nigeze mbona. Hari uwigeze kubijya, hari umuntu wigeze kumbwira ngo hari umuntu uri mu Budage ngo ushaka kuzamanaginga ambwira n'amazina ye, ayanyandikira ku gapapuro na nimero ze. Banyivye icyo gihe baranyivye barabitwarana, ariko n'undi nawe ntago byarangiye ntigeze nyandikira. Mbese ntawe rwose kugeza no munota gusa ndamukeneye. Uramukeneye. Humura. Imana ifite inzira nyinshi zirenga igihumbi, icishamo ibisubizo byayo, icishamo ubuntu bwayo. Imana iguha ubuntu bwayo, Imana iguha ubuntu bwayo, ubuntu bukaguha abantu nabo bakaguha ibintu, kandi nizera yuko ibyo byose ku Mana byose birashoboka. Nzinzi wanzigiye ufite ibihangano by'indirimbo za gospel byo kuhimbaza Imana. Ubundi Nzinzi wanzigiye wavukiye muri hetorero? Yege navukiye muri Katolike. Nyamiyaga niho nsengeraga? Naho nabatijwe niho nakomerejwe. N'ubu kandi urumva jewe gusa nyine umuntu abagira ahantu abarizwa, ariko buriya aba umuhanzi ntago ugira aho bogamira. Nkuba kenshi ndirimbira abadeperi abadive, ariko nyine mbarizwa muri Katolike niho babona ifishi yanjye y'abatisimu. Yego. Ifishi yawe y'abatisimu. Umunsi wa none kugeza uyu munsi, kugeza ubu tuvugana, uracyari umugatolika?
nyiri ubu niho mbarizwa ubwo ndi umukatolike ariko ntibivuze ngo kuko nisi nk'iyaba ADPR yantumiye nsengera muri ADPR nimba abaporo aribo bantumiye nkasengera Imana ntigira umupaka ntago ndi imbata y'idini ntabwo uri imbata y'idini Nzinzi wanzigiye ubundi nzigiye ni papa wawe cyangwa nundi nzigiye washatse kuvuga ni papa wanje Nzinzi wanzigiye yaba akiriho cyangwa ntabwo akiriho yarasinziriye mukecuru bose barasinziriye Nzinzi ndifuza yuko Imana ikuzamura ibihangano byawe Imana ikabizamura Imana iguhuze n'umuntu nicyo ngusabiye kandi nizera yuko byose ku Mana birashoboka hanyuma mu ndirimbo watuye yuko ari indirimbo imwe yonyine gusa umaze ufite video yayo mfite n'izindi zisanzwe zo nk'izo nkoresha mu bukwe izo nakubiga mu rwego rwa gospel izo nabashije kugira niyo ngiyo imwe izindi nzicuranga live ntago ndabasha kubona ubushobozi bwo kuzikora amashusho n'amajwi ariko ngira n'izindi zisanzwe z'ubukwe z'urukundo ugira n'izindi zisanzwe z'urukundo hari ibibazo byanjye nifuza konza kukubaza by'ubuzima busanzwe uburyo abantu bashobora kugusapotinga nanjye ndimo ntabwo ndimo ndabwira abantu ngo nikuremo nanjye ngomba kuba umwe mu bagomba kuba bashyira itafari muri ibi bihangano byabo mu ndirimbo z'urukundo ni yihe ndirimbo y'urukundo ugera kuri stage cyangwa se muri cyagiye cyo muri weekend neza kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru watumiwe ahantu abantu bakavuga bati mu ndirimbo za Nzinzi wanzigiye mukunda yihe ndirimbo dushyireho twumve yakoze indirimbo yitwa umugore w'umutima ndakwirimbira nyine abageni mu gihe cyo gusaba hanyuma ikaza kurangira ari kamutumi noneho yihuse cyane urumva twari turi mu barokore tugiye no muri rusange ya tariki ngirageze twiyemeje kubana yo n'umugisha w'Imana kubona umugore nk'uyu umugisha w'Imana kubona umugabo nk'uyu kuki ntabyerura ngo mbibwire ababyeyi mbisinyire mu rukiko uri umugore w'umutima nguhaye umutima wanjye yo uri umugore w'umutima nguhaye umutima wanjye byatangiye kera dukundana tukiri bato none urukundo rurakuze twiyemeje kubana urukundo rurakuze twiyemeje kubana kuki ntabyerura ngo mbibwire ababyeyi mbisinyire mu rukiko uri umugore w'umutima nguhaye umutima wanjye uri umugore w'umutima nguhaye umutima wanjye kuki ntabyerura ngo mbibwire ababyeyi mbisinyire mu rukiko uri umugore w'umutima nguhaye umutima wanjye umwana w'amabukwe n'ukuri ufite igikundiro urukundo ngukunda rufite imizi ndabizi mwana w'amabukwe rufite imizi ndabizi erega urukundo ntirworoshye no kuruhuza ibyo binanira benshi ariko urukundo ngukunda rufite imizi ndabizi erega urukundo ngukunda rufite imizi ndabizi cyewe kureba ababyeyi rufite imizi ndabizi cyewe kureba abavandimwe rufite imizi ndabizi mwana w'amabukwe rufite imizi ndabizi yitwa kuki ntabyerura ngo umugore w'umutima kuki ntabyerura ngo mbivuge umugore w'umutima iyi ndirimbo ujya kuyihanga umugore w'umutima kuki ntabyerura wabitewe n'iki
cyabiteye iyi ndirimbo nayitangiye ndi kwihimbira umugore wanjye. Wayihimbiraga umugore wawe? Ariko noneho numva abantu barayikunze mitanyagura nyine mw'ibitekerezo mpinduramwe ibitekerezo mvanamo n'amazina ihindukiye rusange abantu barayikunda. Mu bukwe nta bukwe navamo ntayiririmbye. Ufite so bukwe na nyoko bukwe? Mfite mabukwe wenyine. Kuki ntabyerura ngo mbihishure umutima wanjye ubimenye. Iyi ndirimbo ni indirimbo nziza abantu bafite za anniversaire bazajya bagira za anniversaire za anniversaire barebe nimero yawe ku kiganiro munsi y'inyuguti za titire. Iyi nimero yawe irabigaragara rwose ku kiganiro bajye baguhamagara ubakorere za anniversaire ubaririmbire ubashyushye ubasusurutse abantu bishime. Nicyo cyatumye nifuza kuguhamagara kugira ngo abantu bamenye Nzinzi Wanzigiye akora ibiki mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Iyi ni indirimbo nziza cyane muri anniversaire. Hari nimba anniversaire yumfite? Ndayifite ariko reka nyobore mugenzi wanjye ataza kwimbura. Hanyuma indirimbo ya anniversaire nayo urayigira? Ndayigira cyane rwose. Ya anniversaire cyane cyane. Abantu bose dore tugeze no mu minsi mikuru turayegereje kugira ngo abantu bayumve iyo ndirimbo. Iraza no muri intro. Kuri tariki ya buri mwaka wizihiza isabukuru y'amavuko niho wavutse tugukeneye. Wagize isabukuru y'amavuko joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, happy birthday to you. Yeah, wagize isabukuru nziza. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Sabukuru nziza. Wewe wagize isabukuru nziza. Umurya ugira isabukuru nziza nukuri turagukunda. Ugira isabukuru nziza nukuri turagukunda. Wifurijwe isabukuru nziza n'abagukunda bose. Isabukuru nziza turabukunda. Oh isabukuru nziza turagukunda. Nalingia mingi nakupenda, I love you so much. Nalingia mingi nakupenda, I love you so much. Isabukuru nziza turagukunda. Isabukuru nziza turagukunda. I love you so much my people. Wowe mwebwe mufite isabukuru nziza muri uku kwezi kwa 11 mu matari muri amatariki asigaye. Namwe bafite isabukuru nziza mu kwezi kwa 12. Namwe mwese ntimuzatwibagirwe kumpamagarana na Nzinzi Wanzigiye. Hanyuma tuzaze tubaririmbire. Nanjye nzaza ni Ikaze TV Rwanda na Nzinzi Wanzigiye official. Hanyuma tuhagere kandi ariko jewe tariki 26 z'ukwa 12 ndagutumiye aha ngaha. Vuga ko urombukinze. Ndakubukinze. Oya biri serious. Byumvikane hatazagira n'umuntu ugira rwose kuri iyo sabukuru kuri uwo munsi ndagutumiye aha ngaha. Akoze rwose. Hanyuma rero twagiye ni indirimbo mu gihe kigize cyo kuwa gatanu, kwa gatandatu za ndirimbo zishyushya abantu za vrai. Kandi abantu hari Nyamata nka Plastiroke Hotel, La Paris Hotel, muri za Savana,
umucyo pisi moteri ni heshi nkani Nyamata nabi Kigali nabo kuruhuha mu mucyo hariya kwa Barawureni nabi Gashora nabi Batima Zarima Kabukuba mbese hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Ese ni Nyagatare baguhamagaye nko muri weekend wajyayo cyane no mafite ubukwe nta hamwe ntagera mu kino gihugu mu bukwe baraguhamagara. Ubundi nyirizi natwinjiye rwose mafite ubukwe kureshana n'ubundi ndahagira zarw'imiyaga baranze mukingurire uwo muntu sha zarw'Imasha na Nyagatare zarw'imiyaga na hehe zataba Nyagatare yose ubaje Nzinzi baramuzi Nyagatare yose bazi Nzinzi wanzigiye kugera mu Kirebe mu mafamu. Ubundi tubanze twinjire muri aka kantu nyuma yuko tuvuye ku ndirimbo yindi. Ubundi ibitaramo byawe ubitaramira he utaramisha abameze bate buryo mu bice bitandukanye biti? Urakoze. Ahantu ntamira bahita muri Key Point Club ni Kicukiro hano ku muhanda ujya Karembure ni moteri yitwa Key Point Club. Kwa Kamananga niho nkunda gutaramira buri wa gatanu. Harimo indi minsi yose ntaramiraho bantumiye cyane mba ndi mu mahema no mu masare mu bukwe. Ariko aho hantu niho waza ukansanga ku wa gatanu muri Key Point ku muhanda ngujya Karembure hani Nyanza ya Kicukiro. Hari akabari se karahare kitwa Key Point barakazi urenza gakabo aho kaburimbi rangi ni imbere y'agasoko neza agasoko ka Karembure. Niho kabari kari akabari ngo kitwa ngo Key Point Club. Key Point Club. Uyu munsi niho ugiye kutaramira uyu munsi muri uyu mugoro. Siko atumaranyeza kwanyura nkaza kureba ukuntu uza kuceka rwose biryoshye cyane. Hano muri Nyamata ntibaramenya na oya ndaza ko hari Nyamata rwose ngomba kubera nanjye umuvugizi. Hanyuma rero indirimbo za Kinyarwanda zakarahanyuze nazo ujye uzimenya cyane. Ikine kukubwira ko wambereye mugenzi cyombi kigeni iyo nayo ntago nyizi neza ariko urumva naririmba hagano ariko reka nkoreshe izo mfite neza zakaranyuze. Turakwakiriye ma hamiriza neza gisana batwara icyato musota gambura amare yani nkumburwa ikirega atambutse bayikunda urugendo Rwanda rayibera bayita Rwandamiza ninzira babirore mazirangwa n'amarebe yameza n'amariza nyamba kwintore mbandoga rwangwa kugwabira ntugasaza udakangwa ikibunda cyabuditse kuva kera ntiwigeze ukangwa n'ibizambya byaruzagayura ntugasaze wishema rishengura ntugasaze rushigisha bishanga nabwo wigera guganira intwari witwaje rugori ntugasaze udakangwa ikibunda cyabuditse kuva kera ntiwigeze ukangwa n'ibizambya byaruzagayo iyo udahari turasuherwa waba utashye tugasusuruka nta kidukanga iyo tuzi kuhari kuko n'ubundi uri myugariro ahubwo rero ntugasaze udakangwa ikibunda cyabuditse kuva kera ntiwigeze ukangwa n'ibizambya byaruzagayora reka unasaze shema ry'ababyeyi imitsi yawe yarangabure ntugashavure urarenga mpinguka
aho ugereje sinzagutenguha. waretse ukazagenda habona waretse ukazagenda habona yewe we. Ese mugenzi ibyo ni biki ko mbona ugiye ntacyo dupfa kandi ari wowe gusa nizeraga ese niki cyagutwaye umutima kigatuma ugenda utanambwiye waretse ukazagenda habona yewe we. Nageze iwanyu byari ku manywa imbere ya padiri byari ku manywa ndetse no kugusaba byari ku manywa imbere ya padiri byari ku manywa none kugiye muri iri joro iwanyu bazavuga iki? Mbabarira shenye umbwira iki kujyanye, niba ari bagenzi bawe bagushutse niba ari kaberuka bamwimye amatwi bahunga bose ubihorere icyo bashaka ni ukudutsanya bahunga bose ubihorere icyo bashaka ni ukudutsanya. Zanizaga zanidi mwana wa mama tuzitura amaca ruwa ruvuza cyo urwase muzigura nzamusabe azayimpa ndabizi mwana wa mama nderukamo mu mirimba mwana wa mama ndirucyari kibayaga mwana wa mama ndirutagera urubugabuga mwana wa mama ndirwunguka iminega mwana wa mama simvanye ikindi n'umugore umugore wiyibanze ni nyirabisaho nagiye kumusobogezo ngorobenga yabutse kumusura asanga ararwaye mukubyi w'igikondo yaramumebeje ngo n'urugimbu yaramumebeje umutezi ntabwo nawe yaramumebeje mukubyi w'igikondo yaramumebeje muraguzi w'umuzigabo yaramumebeje mwene rusake yaramumpa uramumumaye mwana wama jutsindira ibyububa n'ibyihi natabura n'ingendo zizo mumbe mugabo we mwamwumvise Nzinzi wanzigiye akomeje bantu mudukurikiranye rero nyamureka wowe ureba Ikaze TV Rwanda tukohereze ujye no kureba channel yitwa Nzinzi wanzigiye official hanyuma kugira ngo ukore nimero yiwe ya telefone ibiri kuri channel yiwe hanyuma rero n'iki kiganiro kiratambuka kuri channel ya Nzinzi wanzigiye ni Pastor Claude
Niyonzima muri kumwe muri iki kiganiro turi kumwe na Nzinzi Wanzigiye yansuye mu rugo kugira ngo tugire bimwe tuganiriye muri izi ndirimbo ziwe muri show twagiye muri za gospel twagiye muri gospel hanyuma turi mu ndirimbo za zindi zimwe zisusurutsa abantu igihe baba barimo barafata agacupa ka Fanta Nabamitsingi nabo ntabwo mbabuza nubwo ni pasteri kubera yuko ntabwo ari jewe rwose washyizeho Bralirwa na za Skol n'ibiki byose bahabwa umugisha n'Imana igihe nikigera nabo bazumva ko bazireka ariko ntabwo bwiye ngo zireke vuba kuko umutima w'umuntu ni utuma umuntu abasha kugira icyo yareka Nzinzi Wanzigiye wavuga ati Nzinzi Wanzigiye ndashaka yego hano haragera ni ubwota amasimbi ariko buriya undi bw'abazungu babera hamwe hababera aba diaspora se bantumiye sinagenda nkabataramira aba diaspora bagize bati turagushaka Belgique turagushaka mu Bubiligi turagushaka mu Faransa turagushaka mu Buholande turagushaka Finland muri Sweden mu Busuwisi Amerika Canada Australia uzuducurangire kabisa twibutse indirimbo gakondo ziwacu wabasha kujyayo nagenda rwose bampaye ubutumire baguhaye ubutumire bakakushyiramo support uburyo ubasha kugera ariko se kufite ubumuga bwo kutabona ubwo ibyo byose babyemeje bagomba no gushaka n'umuntu kuyobora neza iki kintu rero nicyo abantu bakwiye kwikuramo ntago ufite ubumuga ari we muntu udashoboye nisa abandi bo bagenda bafashwe nande ese hano hari umuntu waje ndonda se oya waje na moto inkoni yanje ntiwayibona inkoni yawe ese iri hehe inkoni yawe dore ngiyi hano ngiyiranyegereye hano imereze rero ngo amakuru yawe abantu benshi bayifata ndabona ifite hanyuma bazumwire ifite ibara ritukura ikagira irya silver ikagira umukara none se komo n'uyizinga zinze se ndampaye nka rero ndagira ngo nyigusobanurire nyine iyi ni iryo jisho ryanjye iri ni ryo jisho ryawe nk'uko umuntu atagukora mu jisho ngo wumve bikuguye neza ni nk'uko n'ufite ubumuga bwo kutabona iyo umwangirije ino nkondo bumukoze mu jisho ubu n'itegero na yakubotse bakunda kungonga kandi abantu bareba nibo bangonga iyi nkoni se iragurwa n'ibigurwa ngahe iyi nkoni irahenda iyi ngiyi nayiguze 50 ariko ubwo bari banshyiremo imiyaga ariko siyo ubundi hari inkoni nyine nziza ntakabaye mfite nyine nk'umuntu ujya imbere y'abantu bibashye zirahenda sinjifite ubushobozi zigura ngahe ariyo banciye 200 yifitemo n'ikoranabuhanga ryo kumfasha kumenya aho ugeze se aho ngeze cyangwa se none abangize n'ikibazo umuntu akaba yabasha kuntabariza reka iya 200 ugize ikibazo iyo nkunda gutabariza ariko gihe nta bushobozi bite bwo kuyibona ariko nifashishiye ariko niyi ramfasha nkajya Nairobi sarakoresheje ise kandi sinigeze nyoba akabazo k'amatsiko Nairobi wari ugiye gukora iki gihe nangiye gucurangira n'ubundi abantu mu bukwe abanyarwanda ni abanyarwanda umunyakenya yashakanye n'umunyarwanda umunyakenya yashakanye n'umunyarwanda n'ubu baha rwose bifite ubundi bukwe bw'umunyakenya n'ubu none se abo bose babaga Nairobi bari bariganye noneho barakundana noneho bakoze ubukwe barantumira famiye y'umukobwa iranjyana muri Kenya njya ubwo umukobwa niwe munyarwandakazi umugabo ni umunyakenya rwose bahise banama n'izina bongeye kuri Nzinzi bongeyeho Wakubaso Nzinzi Wakubaso Nzinzi Wakubaso watu wa Nairobi nyote tunawasalimia watu wa Kenya tunawasalimia kwa jina la Ikaze TV Rwanda wala Karibu TV pamoja na Nzinzi Wakubaso tunawasalimia watu wa Busia na abantu bakomoka babita Busia Busia ku mupaka wa Uganda ndahabona ariko twabukoreye Nairobi abantu babusiya ku mupaka namwe aho ngaho tuve za Igangam duhere na Kampala mu mujyi tugere Ijinja aho kuri River Nile Jinja tuhave tugere Wanyange wa Iraka tugere Iganga dufate Mbare Town tujye Busia ku mupaka hanyuma ku mupaka wa Busia Kenya na Uganda turabasuhuje Nzinzi Wakubaso Nzinzi Wakubaso nicyo nayo nkikubwira kuri no nkoni niryo jisho ryanjye Kampala urabiza akavuyo kahaba ndabizi cyane jiwe ndahanyura n'inkoni yanjye nta muntu muri kumwe ushobora kuba ndi kumwe n'umuntu masanze ariko nimba ashaka gutembera ndimira n'inkoni yanjye none se ugenda uyikoza hano ku nkengero z'imihanda ni impamakuru nimba ndi kuri brodire kuri escalier
hano hari hatameze neza amakuru yose ndayamenya iyi inkoni yo nyifite imbere yanjye gutya ndabimenye kandi kantu ko hasi n'iryo jisho rero akenshi abantu bakunda kungunga bari mu matelefone bakangonga inkoni yanjye rero nakwenda kuba umuheto kandi kuyibona biragoye rero nsaba abantu bamenye ko ino nkoni yaryo jisho ryanjye urumva ko nkuko ntagukora mu jisho ngo bikugwa amahoro birinde rwose nyine benshi barambona bakandangara bakajya kureba ukuntu mu maso nyine mba ndi gusacinga ndarama gutya nk'umuntu ugize kureba ukuntu mba ndi kugenda nsa nyine bakirebera bamfotora gusa nkushiduka umuntu arangwiriye rero ibyo bintu rwose mbasaba ino nkoni ni ijisho ryanjye nubwo nagiye abaye umuheto kubera guhungonga humura Imana ishoboye byose nicyo nakubwira kari akabara gatukura nakagarura muri kerekana nk'umushoferi ambonye ahita amenya ko ahuye n'umuntu ufite ikibazo amenye ko ahuye n'umuntu ufite ikibazo hanyuma hari indirimbo ivuga ngo izuba rirarenze urayizi bafite amahoteli abantu mufite utubari mukeneye ko abantu batarama bakandurirwa neza barimo ndagenda basaba indirimbo kugira ngo muzumve ku Ikaze TV no kuri Nzinzi wa Nzigiye hanyuma kugira ngo muhamagare nimero zo turazishyiraho bakeneye kumutera inkunga kumufasha kugira ngo nawe yifashe agira ibyo yakifasha yababwiye ya gitari kwa atari iwe gitari si iwe ikindi bamwibye sente icuranga icya kabiri hari n'ubundi bufasha akeneye kugira ngo indirimbo ziwe zibashe gutera imbere mwebwe mwese kandi akeneye no kuba n'abantu yajya aririmbana n'abari kuri stage yageze kuri stage hari abantu akeneye kuba yaririmbana nabo bari kumwe nyamuneka buri muntu wese nyakubahwa perezida wa repubulika wacu w'u Rwanda Paul Kagame yaravuze ngo abanyarwanda duhange imirimo kandi byiza ifitiye igihugu akamaro muzika izuba rirarenze irimwe y'abashuma inka z'iwacu zirotashye abiriwe iyo bari nyakura abimuhira barihanagura icyuya mu gahanga dore umusuragi icyuya mu gahanga umunsi urashize ukwezi kuracanye inyenyeri nazo ziraka ikamba ryazo rirasabagira ku ijuru ry'iwanyu mu kirere cy'iwacu niko kabyino ngaho sejya umunsi dore imbeho ni yose genda ufata agapira ukinge mu gatuza aho twese tujyanemo babandi mukeneye gutaha nimugoroba ibitotsi ni byinshi urugendo narwo ni rwose uyu munsi sinkikubonye mfata iyo nzira imwe yo mu nzozi duhurira iyo mu mpinga y'imisozi iwabo wabatashye aho dukura abantu impeta y'umubano n'ibanga rya gihanga nkundira ngukunde nzabone icyo nkubwira kizagukura amahwa mu ibimbuza ni byinshi sishoboye kuza ngo umanuke dore ukwezi kuraka uze nkugonirize uragenda wishimye nanjye kandi ubwanjye ndawashize agahinda nibuje ntumbone umbabarire mugenzi ntabwo bizaba ari ukukwanga nawe urirebera isi iravuna
tuyirukankamo dushaka kubaho. Wowe aho uri hose jya wibuka utakamba, unambira ubishaka nanjye nige gutamba. Wanyeretse urukundo rurambuye, nukuri naranyuzwe pe, nubwo ntacyo navuze, ibanga n'iryo bobiri. Igerageza urukomeze rugwize impuhwe, nicyo rubereyeho. Naruhari igicumbi mu mutima ugukunda, ntakizaruhungabanya. Uri mwiza uri igitego mutaruta, uri mwiza uri igitego mutaruta. Ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga. Ijambo wambwiye turi twembi, nukuri ndakumva pe, iryana icyizere gitubutse. Ijambo wambwiye turi twembi, nukuri ndakumva pe, iryana icyizere gitubutse. Simvuze ndacecetse, ariko izere ko turi kumwe kandi tuzahorana. Izere ko amahoro n'amakuba ibyo tuzabifatanya. Muri beza muri gitego bakunzi bacu, ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bibaranga. N'ubundi urukundo rurasanzwe abantu bakaruvuga, bakarumva tuko babyumva, abandi barucurika. Jye nzarwakira uko warumpaye, ibindi mbe mbihigize. Ifuni magaru n'uburya n'akarenge, inshuti nyayo ntigenda ngo iheriyo, imara iminsi ikiyibutsa ikagaruka. Nawe ugira uwo akunda ngo abiyo gusa, aragenda akagweza urugwiro. Iyo bagize ibyago barafatanya, babona ibyiza ibyishimo bikarusha. Uramenye ushaka gusura umukecuru babaye, ntukajya ugenda ngo uhereyo. Niba atari kure rimwe mu kwezi, ukajya ukeka ko ifuni magaru n'uburya n'akarenge, inshuti nyayo ntigenda ngo iheriyo, imara iminsi ikiyibutsa ikagaruka. Nawe ugira uwo akunda ngo abiyo gusa, aragenda akagweza urugwiro. Iyo bagize ibyago barafatanya, babona ibyiza ibyishimo bikarusha. Nusura umusaza zajya umenya yuko agukumbuye, wimuha ifaranga werengera. Nkeneye kukubona no kukumva, iryo faranga ntiringana umuntu. Nusura nk'abantu wironda amasano n'umukiro, jya umenya abana kevurira. Nibo bakeneye kubatabara, ijambo ryiza rivura nk'ikinini.
urukundo nyarukundo ntirugira umupaka. True love has no border. Even if the sky is falling down, genza komeza mbakunda urukundo ruruta byose. Show me the love cause you have love. Come to me. Urukundo nyarukundo ntirugira umupaka. True love has no border. Even if the sun is falling down, genza komeza ngukunda urukundo ruruta byose. Show me the love. Show me the love cause you have love. Show me the love because you have love. Bamuye umusore babwira n'umuntu w'umugabo. Abakobwa benshi bavuze ko bamukunda, yakunze umukundo urukundo ruruta byose. Ubanguye umwari babwira yarangwaga n'urugwiro, yari nyamwicara bagacunda kongera inyana ubwatsi, inyambo zikavumera ibisabo bikanira. Amatabu n'imitozo amarwa ashengura intango. Shadiya ndamuzi n'umwari w'umutima, yari nyamwicara bagacunda kongera inyana ubwatsi, inyambo zikavumera ibisabo bikanira. Shadiya, show me the love cause you have love. Show me the love because you have love. Abazungu bati, what is love? Who has love? Show me the love because you have love. Show me the love because you have love. Yeah, ini lala salama. Lala salama sinzira neza. Mubakunzi bacu nimususuruke, agasusuruko gakwiye hose. Nakizatuma shenge muhinyagara, nakizatuma mudasusuruka. Nkuko abantu bahora basusurutse, nkuko abantu bahora basusurutse. None cyane ngwino dushyigikirane, maze nyabusa twishyikirira amashyo. Icyo nakubonye nyurwa ndatinze, mwitegereje mbona urajimije, nagutega amatwi ngasusuruka, iby'umususu bikagenda nka nyombere. None cyane ngwino dushyigikirane, maze nyabusa twishyikirira amashyo. Abo mu Burayi cyo mususuruke, agasusuruko gakwiriye hose. Nakizatuma shenge muhinyagara, nakizatuma mudasusuruka. Nkuko abanyu bahora basusurutse, Amerika mwese nimususuruke, agasusuruko gakwiriye hose. Nakizatuma shenge muhinyagara, nakizatuma mudasusuruka. Nkuko abantu bahora basusurutse. Afrika yacu nimususuruke, agasusuruko gakwiriye hose. Nakizatuma shenge muhinyagara, nakizatuma mudasusuruka. Nkuko abantu bahora basusurutse, nkuko abanyu bahora basusurutse, bahora basusurutse. Bantu b'Imana rero, hari ibintu mutari muzi, abantu ibintu mutari muzi, mwebwe b'inyamata muhora mumbwira muti dukunda Ikaze TV Rwanda, dukunda ibiganiro bitambuka ku Ikaze TV Rwanda. Uyu mureba
yitwa Nzinzi Wanzigiye ni umuhanzi w'indirimbo babandi babyita igisope igisope abantu bagira ibirori mbese binyuranye indirimbo z'igisope nyine zo kwishimira abakuntu bakunda gutarama mbese yego gutarama indirimbo z'igisope hahandi mu tubari hahandi mu mahoteli nyamuneka muba mukeneye ko muruhuka mu mutwe no mu rugo mu bipangu baradutumira babandi baba bafite famille zateranye na famille y'urugo bashobora kwenjoyinga bakishima n'abaturanyi babo nabo turabataramira cyane barimo bararya akantu barimo baranywa akantu ibyo byose rero bateranye papa mama abana bakoranye inshuti n'abavandimwe namwe mwemere guhamagara Nzinzi Wanzigiye hanyuma rero Nzinzi Wanzigiye turimwo turegereza hafi y'umusozo si kure cyane abantu batwumvise bashobora kuvuga bati umuntu ugutumira haba mu Bugesera hano nababwiye ngo hari za Ruhuha hari Nyamata hari Batima hari Gashora hari za Ririma hari za Kabukuba muri Juru za Ruhuha ujyayo Boston Bar na namusuza n'inshuti yawe Boston Bar aho ngaho ku Ruhuha ujyayo cyane ujya hataramira ari muri weekend muri weekend ubwo urakesha neza bugake cyane rwose barabiza abanyaruhuha hari na ugeze kamabari nahabonye akamotera ukuntu nako akazi naho hariya nyange yo gusa ngiye nanjye kuryoshya nigire nko muri sauna cyangwa muri piscine hariya ariko sindahacurangije hariya kamabari bantu bikamabari rero mu murenge wa Nyarugenge urenze ku Ruhuha ukagira kamabari urenze umurenge wa ibiro by'umurenge wa Nyarugenge mu kaboko k'ibumoso umanuka centre kamabari hari moteri raho ngaho sinibuka izina ryayo namwe turabasuhuje sindinjiramo icyakora abantu barambwe bati hariya ahantu naho haremewe hanyuma rero haremewe ni umuhanda werekeza rwa Busoro mu Mayaga abo nabo tubabwire ngo turabasuhuje Nzinzi Wanzigiye hari indirimbo hashize imyaka 3 wakoze ikiganiro kuri Big Town TV kwa Bagti uravuga uti nari mfite indirimbo barangambaniye kwa perezida yari indirimbo ni yamakabya nkuru y'aba YouTubers bakora za titire cyangwa harimo amagambo n'ubundi yarajyanye n'indirimbo yabo rakoze ntago ibyo bintu n'ukuri ariko ntago nshaka kubigarukaho byararangiye byarabaye ari uwangambaniyeho ko ntatumengera imbere ya perezida kandi nabitorewe ari uwankoresheje ikiganiro akanyizeza ibitangaza nawe bose narabagaye kuko rwose umva ni Big Town uvuze kwa Bagti rwose ntago yambereye umuntu mwiza yankoresheje ikiganiro nyine mbabaye nkiva mu byaro ntazi nyine ngaragaza amarangamutima yanjye ariko ambwira ko ari mu kunshakira nawe ubufasha nyizeza ngo azankorera indirimbo ngo video ngo azampuza na imvo yanyijeje ibintu byinshi ati ndakubonera n'umuterankunga manager nawe ari mu bantu bamukiye nyine urumva na nimero yanjye ayikuraho n'ikindi cyongeye yampaye nimero ngo nzagaruke sinatinya kubivuga byarambabaje nawe imvura nyagire ku gipangu cye banga kunkingurira yanyagiriye ku gipangu cyabo banga kunkingurira hari muri boy kandi ari wambwiye ngo nzaze bankorere indirimbo bankorere video kuko agira studio ndabizi imvura irahanyagirira reba nk'inkubi ashobora kuba atarahari ariko yarahari banaganiramo baseka mbumva bura rero kweri nimugatekereze ko nese ko naje namuhamagaye n'ubundi nimero igacamo bakayitaba ariko byaranyengeze ku gipangu imvura irahanyagirira umubyeyi wahanyuze n'ababonye nyine ko mfite ikibazo aramfata ukuboko aragenda aranyugamisha naramugaye cyane rwose ku buryo nawe hari yigaye kuko yaramemukiye iyo ambwiza ukuri kuko ikiganiro uzakibona cyangwa arakibonye nari mfite icyizere ko nahabuye banyijeje ko mpabona ibisubizo byinshi binyuranye by'ibibazo nari mfite iyo nayo nkigera muri Kigali ntazi n'amakuru ntazi habari wari ugituruka mu kare ka Nyanza numva byose rero yanyizeza ngo ngiye kugushakira mutere nkavugana nimero yawe na nimero yarayisiba ntibayishyiraho n'uwakankeneye abantu bakajya bansomera muri commentaire siwe wenyine n'abandi ntarondoye bigaye gufata umuntu utabona ukamwizeza ibitangaza ugamije inyungu zawe ntabwo ari byiza nawe nubwo nguhaye iki kiganiro
nuko jewe bambwiye ngo uri pasteur ndavuga ndi wenda uyu azankora ubuvugizi wenda nababajura banye baburi munsi we nashobora kuzabona unshumbusha ariko abandi uwakamfashije bakuyeho nimero se yanjye yamfasha gute ntabwo yagufasha ndi busomeye commentaire zo mu kiganiro cyo kwa Bagtine ikiganiro kimaze imyaka 3 ndaza gusoma ndebe Bagtine umuntu rwose nshobora guhamagara kandi nkagira kuko nimero yawe nibyo koko ndabona nta nimero yawe iriho ikiganiro gifite aba views 179 n'abantu 39 cyakozwe tariki 2 September 2021 ndaza gusoma za commentaire zose ndebe uko byagenze hanyuma mpamagare Bagtine ari mu Rwanda ariko ndi mu muhamagare aranyitaba kandi mu byukuri nizera ko ni wa muntu ugira akazi kenshi ashobora kuba yarahuye n'ibintu by'akazi kenshi babana ba mama na jabiwe yaba yarashyizeho bashobora kuba aribo baguhemukiye ariko twe guca urubanza ducyo nanjye sinavuga byinshi ntaravugana na Bagtine ngo ambwire byagenze bite niyemeje kumubaza ndetse kuko afite na studio iyo byose turebe kuko afite ba producer mu ndirimbo zose ufite ntabwo hagomba kuburamo indirimbo imwe ebyiri zakorwa kandi nibitanyura kwa Bagtine bizanyura no ku bandi n'ahandi byahanyura kandi jewe nifite ikizere ko abantu bagenda bakunda ibyo nkora ibyo byose haro Imana izakoresha kuko abo bose bantumiraga nabo bari gushaka amaboko mu wundi buryo ariko nanjye nkeneye amaboko kugira ngo nanjye basi ngire sikariye nzamuka kuko guhora urebe ibiganiro nagiye nkorera abandi byarazamutse ariko ibyanjye ntago bizamuka kuko abantu birebera ibyabo nyine jewe ntibasobanukirwe nkamenya urumva nuwakandebera ugasanga ari kunyiba sinakubwiye se nuwagerageje nuwanyibye amadolari 100 ntabizi iyo byose ni bigenda bikomeretsa umuntu ariko bikanamuca intege ariko jewe hari ukuntu binyubaka nkavuga ni sinshobora gucika intege ntago nacika intege nzi neza ko icyo mparanira ari kugira ngo ari jewe n'abagenzi banjye ijwi ryacu ryumvikane nzinzi iyi ndirimbo wari warakoze ukagambanirwa ntiririmbwe iyi ndirimbo yihe yitwa nguki ko nanjye ubuje niyemeje ndashaka kuba umuvugizi wawe indirimbo narayikoze irahari yaranacuranzwe yiducurangire tuyumve oya nago nyiririmba ahubwo baje kuri YouTube cano barayibona nyine yicurange tuyobora abantu baje kwishaka bumvise injyana yayo niye ndirimbo baza yitwa nguki yitwa FPR niwo muryango barayibona kuri YouTube channel yanjye FPR niwo muryango akira ngo ikiganza komeza indirimbo yitwa FPR niwo muryango FPR yahozeho ariko ntiba bimenya ntabwo ari yo ngiyo nta kibazo hanyuma impamvu nyine kubera ibibazo nayigiriye indirimbo yo nyiririmbye nyine birananira kwihangana nkarira sinshakurira rero wakihanganye kutari burire wapi je biroroshye cyane kuko inyibutsa nyine bikomere inyibutsa ibintu byinshi no kuba ibaze kugira ngo nyine mu bantu batoranye bavuga ati ni wowe ugomba kuririmbira perezida ariko abantu 2-3 bavuga ati ntago dushaka kumuririmbira kandi indirimbo yanjye yumva ibi ayenjoyinge jewe gusa bambuze kuri stage ibyo rero ntabwo abo bantu nabo mu kare ka Nyanza cyangwa nabo hejuru pastor iyo nkuru yarashaje naranababariye jewe narabisibye icyo ntegereje nuko amahirwe yanjye azagera nubundi cyo nagambiriye umubyeyi wanjye cyangwa se perezida wacu Kazumba ibihangano naye namurihimbiye kandi ndashaka kuzagushyira mu modoka tukajya kwisurira wa mudamu we yataho ku Kamonyi waririmbye ngazabatsinda Kagame ibyo nta kibazo nshuti bakunzi mu dukurikiranye kuri nzinzi wanzigiye ndetse no ku Ikaze TV Rwanda uyu mugabo ni umugabo ufite umudamu n'abana 3 kandi mu byukuri afite ikibazo cyo kutabona kandi ikindi ni gitarisi yiwe kabiri yari afite na senti cyangwa se inanga cyangwa piano cyangwa keyboard ku rurimi rw'abumva ikigande baza kuyimwiba hanyuma ikindi afite abana 3 mu bana 3 yavuze ko umukuru yabuze ubujya ku ishuri ikindi kandi bitewe n'ubuzima atishyizemo yashyizwemo n'umubiri n'ibihe abakeneye n'umuntu ubagendana hanyuma rero uri umunyarwanda ufite umutima w'imbabazi
uri umurundi, uri umukongomani, uri umuganda, uri umutanzania, uri umuzungu, cyangwa se nawe bagusobanurire niba waba utari umunyarwanda, utari n'umurundi, wumva ikinyarwanda ariko ukaba hari umuntu wabyumvise neza akagira umutwaro wanzinzi wanzigiye. Mwamwumvise ukuntu abasha gususurutsa abantu, aramutse afite gitari yiwe yabasha kuba yabona umugata aho bamutumiye kujya kuririmba, aho bamutumira kujya kubataramira, byamufasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nawe wabigizemo uruhare, Imana iguha ubuntu bwayo, ubuntu bukaguha abantu bakaguha ibintu, niko umuntu yavuze. Ariko kandi Bibiliya iravuga ngo muvomerere abandi namwe muzavomererwa, iyo bibiye abandi nawe urabibirwa. Bibira Nzinzi wanzigiye, umubibire ugira icyo wabiba. Nubona iyi nimero munsi ikiganiro cyawe kuri telefone cyangwa se wafunguye na televiziyo, nimero ziraba zigaragara, umuhamagare umubaze ngo icyifuzo ufite ni ikihe, hagati ya sente, hagati ya kitari, hagati y'umwana. Niyo wakishyura umwana wanzigiye akajya kwiga, Wanzinzi akajya kwiga, nawe ubwawe ufite uko abawe bize, nawe urabizi neza kuba biga. Hari igihe bize bigishijwe n'Imana binyuze mu bantu, ariko kandi tubabwire ngo no kurya kubaho, murumva ntafite inzu yiwe, arakodesha kandi afite umudamu. Murumva ibyo byose nabyo ni ibintu. Jewe ndi umuntu w'abantu, nkunda ukuri. Buriya kenshi Bibiliya Yesu yaravuze ngo nimumenye ukuri kuzaba batura. Nta nimero yanjye muza kubonaho, muraza gusangaho nimero ya Nzinzi wanzigiye, niyo muza gusanga ku kiganiro. Ibyo udasobanukiwe, nimero yanjye ihoraho iteka ryose kuri cano, n'ikindi mwayibona. Nta muntu utagira nimero yanjye muri iyi si. Ndabizi neza wakeneye kumenya Pastor Claude wambaza. Rero munyemerere adususurutse mu ndirimbo imwe gusa yaba isigaye. Mu ndirimbo afite nyinshi, ntabwo ari imwe se ebyiri si 10 si 15, afite indirimbo nyinshi. Ariko kandi adususurutse muri iyi ndirimbo, hanyuma tuze gusoza atanga nimero ye ya telefone, cyane ko tuza no kuyibakiriraho kugira ngo muze kuyikurikirana. Murakoze cyane. Harabafite ubumuga bw'ingingo z'amaboko, harabafite ubumuga bwo kutabona, abafite ubumuga mwe baheza mu bikari, abafite ubumuga mwe baheza mu bikari, bafite intego y'ubuzima, abafite ubumuga ubwo ari bwo bwose turashoboye. Disability is not inability, disability is not inability, disability is not inability, disability is not inability. Dufite intego y'ubuzima, dufite intego y'ubuzima. Come to me. Iyo nitegereje neza nkareba urukundo mbakunda, iyo nitegereje neza nkareba urukundo dukundana, ntekereza urugendo rurerure twagenze kuva mu buto bwacu twakomeje gukundana. Ariko urukundo ntirworoshye, rugukuriye uvuka rukagutanya na biyo rukaguhuza na Nzinzi. Ariko urukundo ntirworoshye, lamule za maladi mabe kundo gukunda abandi. I love you so much, come to me, come to me. Oni mureke mbabwire ukuntu nakunze umwana, nakunze umwana maze nyoberwa amazina yose, nayabaza abapeple ntibambwira amazina y'uwo nkunda. Disibwira wambabariye ukambwira amazina yawe, nkamenya amazina yawe maze nkajya nguhamagara, nkagira n'isheri shushu hani ndetse na my love. I love you so much, come to me.
come to me. Je t'aime trop. Nalinge mingi wana. I love you. Kwagala nyo. Ti amo. I love you so much. Come to me. I believe in you. I like you. I need you. I love you so much. Come to me. Come to me. I love you so much. Come to me nkwagala nyo. I love you so much. Je t'aime beaucoup. So mwese rero tubabwire ngo turabakunda, muri abantu b'umumaro, muri abantu b'ingenzi, muri abantu mudasanzwe, muri abantu mubana natwe umunsi ku wundi, muri abantu nimutubwira ko mwabikunze rwose. Nzinzi wa nzinzi tuzajya tubashakira abantu bameze nka nzinzi wa nzinzi azatugeza ari kuri bagenzi be. Ntihari abandi nabo bacuranga nyine ubutaha nyine nazazana bande yuzuye. Ubutani bande yuzuye biraterwa nuko umugore umwe w'umurundi kazi yabajije umugabo we ngo mushinga ntaye wanje ndagusongera ubugari bungana ikiga mushinga ntaye wanje. Umugabo aramusubiza ngo ça dépend na sauce. Biraterwa ni sauce rero yanyu, biraterwa na views zanyu, biraterwa na average yanyu, amasaha mu kireba, iminota mu kireba, ibyo byose biratwemeza yuko tugomba kuzagarura nzinzi wa nzinzi. Rero wowe reka tukubwire ngo turagukunda, uri umuntu w'umumaro, uri umuntu w'ingenzi udasanzwe mu buzima bwacu. Wowe wakoze subscribe, nawe ugiye gukora subscribe, like na comment, kandi ikindi mwese mwandike muti nimero yawe nzinzi turayikunda, nimero yawe nzinzi reka tukuremere, reka tukuguriye kitari, reka tukugure senti, reka tukwishyura umwana ishuri, reka tushaka uburyo ubaho rwose. Nawe nubikora nzi neza yuko Imana izagukoresha ibikomeye. Kandi waruzi ko hari ikintu wakora wicaye mu kazi kawe, wari ufite amashyari mu kazi bakugirira ishyari, Imana ikakwicaza muri iyo ntebe bakaruhira ubusa. Theo yaririmbye ngo bazaruhira ubusa bazagusiga uhagaze. Iyo ndirimbo urayizi? Ni ndajya nzumva za Theo nziza nyinshi cyane. None se hubwo nta kandirimbo kasigaye ngo basezerere? Banza utange nimero yawe ya telefone kwanza. Urakoze. Nimero yanjye ni 078 078 170 078 170 76 76 amazera 2 078 170 76 00 amazeru 2. Muraza kwisanga kuri icyo kiganiro. Aha turabaseze tubabwire ngo bye bye. Ikifuzo cy'abakwanga kibaye ubusa, imigambi y'abana abantu siyo Imana. Bari bazi kugiye gukorwa n'isoni, barajya he kwijuru ritabaye. Bose babireba, bose babireba, shima Imana, bose babireba. Hiro cyane ukiye bakureba. Umugabo Daniel baramwanze maze bajya inama nawe asenga Imana. Bamuha intare ziratinya kandi zinashoje kandi babireba atabarwa bareba. Hari igihe uba mu kigeragezo gikaze, bantu bakakuvuga ngo urajya he, kakuvuga ngo rero ngo ntibucya, ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya. Murakoze cyane. Nzinzi wansigiye, hanyuma tugushimire cyane. Murakoze cyane. Tugushimiye uburyo ususurukije abakunzi b'Ikaze TV Rwanda no kuri Nzinzi wanzigiye. Hanyuma kandi igiye muri kumwe ni Pastor Claude, umusitari ndazwi, abantu baranzi, na Nzinzi wanzigiye arazwi, abantu baramuzi. Rero murumva ni bya biri bavuga ngo amata yahuye n'amavuta. Iyo amata yahuye n'amavuta rero ibintu bigenda neza. Icyayi cy'amata bakubisemo isukari, hari abagikunda ari icyo, hari abakunda kunywa amata ari inshyushyu, ariko hari n'abakunda akantu gasosera ku buki bagashyiramo cyangwa se ubuki, ibintu nk'ibyo bikajyana. Ndabashimiye mwese rero mwe mwari mudukurikiye muri iki kiganiro. Hanyuma twari mu kiganiro cyitwa show, ikiganiro cya show. Ni ukuvuga ngo buri cyumweru tugomba kujya tubanyurizamo show, tukababwira tuti rero nyamureka tugomba kubahereza
ikintu kibahereza tuzaya tubaha ikintu gituma muruhuka weekend mutangira weekend tubibutse ngo turi kuwa gatanu hano mu Rwanda rero ejo ni kuwa gatandatu iki kiganiro kigomba kujyaho kikafata abo mugoroba bakacyumva nabejo mu gitondo namwe mukabyukira muri muruhuke muri bwakeye bute hanyuma babandi harya manyinya we ndekura ntahe babandi bageze saa 6 saa 7 saa 8 aho bari butwara imodoka bakagonga amapoto bakagonga imikindo polisi ikabahuhishamo abo tubasezerere nabo tubasezerere ntabwo twongera kuvuga turabasezerera guteze amanyinya nago manyinya nyiza nago manyinya ariko yayirusezera abantu mbese birangiye ushoje bataha kugira ngo batagonga batabahuhisha inshuti zawe zakabari sigukoze nzogiroshya wakwihanye ukisubira ukareka manyinya nzogiroshya we tunyweresi murakoze cyane tunyweresi rero mwese amahoro y'Imana bane namwe je ni Pastor Claude niyo nzima muri iki kiganiro warukiyoboye kuri kamera ni Nathan Soika hanyuma twari turi kumwe na Nzinzi Wanzigiye ni umugabo wubatse ni umugabo mwiza cyane ni umugabo w'umutima mwiza ndamubatuye mwese rero mukurikirane iki kiganiro kandi commentaire zanyu mukore subscribe like na comment twuzuze ibihumbi 120 mu mutima wanjye numvaga rwose nari nababwiye ngo kuwa gatandatu w'iki cyumweru tugomba kuba twageze mu bihumbi 120 kuko twari turi mu bihumbi 119 na magana 870 ariko ndifuza ko ejo kuwa gatandatu cyangwa iri joro ryo kuwa gatanu hataragira kuwa gatandatu ko tuba twamaze kugera mu bihumbi 120 by'abasubscribers kora subscribe like na comment mu kirundi baravuga ngo fyonda ahanditse sabone kora sabone ufyondeho ahanditse subscribers hanyuma twigendere mu mujyo w'ibihumbi 120 dukomeze urugendo tujye mu 130 dukomeze urugendo tugere mu 150 magana 200 tuzaminuke tuzagere kuri miliyoni dushima Imana nka Sabe wa Isimbi TV kugeza kuko nawe aracyakeneye kugira muri miliyoni 2-5 n'ibindi amahoro n'amahirwe bane namwe turabashimiye mwese rero abari mudukurikiranye muri iki kiganiro mu ndirimbo zitandukanye Nzinzi Wanzigiye cy'umuntu uburenganzira mwese rero amahoro ku giti cy'umuntu uburenganzira bw'Uwiteka bw'igihugu bukomeze kubana namwe mu bari n'abantu bose amahoro nicyo kintu tubifurije ishya n'ihirwe bikomeze kubana namwe mwese hanyuma turabakunda cyane mwese ciao come to me.